twamaze kubasuhuza kandi turizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Mwebwe mwese muba mwaramaze gukora subscribe mugashyiraho agatoki hariya nyine mukandika kuri subscribe, hanyuma mukaba mukurikirana amakuru yose ya Otis Group bibategurira kandi bizibagezaho. Uyu munsi rero akaba ari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri. Twavuga ngo amakuru nyine ya Otis Group arakomeje nk'ibisanzwe nk'uko musanzwe muyabona mu buryo butandukanye. Yes, uyu munsi rero tukaba nyine twifuje kuba tuganira ku makuru tuvuga ngo ni amakuru meza cyane, ni amakuru umuntu wese wamenye Pi Network, umuntu wese uyifite mu buryo ubwo aribwo bwose yakwishimira, cyangwa se babandi rimwe na rimwe bakubwira ngo muri mu bintu bya fake, bamwe babaseka ngo bazabagurira akantu byanze, nyine batangiye kubateguza ngo za pole. Hari ukubwira ati rwose ati atumva atayo kuzaguha pole narayabitse kabisa, ari n'uwavuze ati jyewe nzagusohokana rwose mwahiye nyine njya kuguha pole. Ariko abavuga ibyo byose mu bihorere, igihe noneho kirageze ngo ukuri kw'ibyo turimo kugende kwivugira. Ngira ngo rero aya ni amakuru, iki ni ikiganiro twagiranye n'umwe mu bantu bakomeye cyane, ni umwe mu bayobozi ba GCV ambassador mu gihugu cy'Ubuyapani. Hari igihe kenshi tujya tubabwira ko tuba dufite aba ambassadors batandukanye tugenda tuvugana mu bintu bitandukanye bijyanye no gutegura amasoko. Murabizi ko igihe turimo ni igihe kijyanye no gutegura amasoko. So rero ni ukuvuga ngo nuramuka ukoze unsubscribe kuri Otis Group uzamenye ngo utakaje avenir y'amakuru menshi agufitiye umumaro wari kuzabona. Niyo mpamvu mbere y'iki kiganiro mbanje kukubwira ngo niba ari n'inshuti yawe uzi wifuriza ibyiza kugira ngo uzajye ikurikirana amakuru y'umwimerere. Twebwe tukubwira amakuru y'umwimerere duhagazeho, amakuru tuba twavuganye rimwe na rimwe na ba nyir'ubwite, amakuru afite fact. Ntabwo twe tugenda dutoragure gusa ibintu byo mu kirere ngo tubizane, ahubwo tugerageza no kuzana n'amakuru aba afite fact, ya yandi twigeraniye kuri ba nyirayo, twivuganiye, dufitanye imikoranire, tukaba ariyo tukuzanira. Rero niba ushaka amakuru atarimo ibihuha, amakuru agufasha gutunga information z'umwimerere, ukore subscribe kuri Otis Group, usharinge Otis Group, uvuge Otis Group, uzabufashije n'abandi bose kujya bamenya isoko y'abantu bakura amakuru aba ari umwimerere. Yes, rero nuko nari mbikubwira, nuko inkuru nziza yatashye ni iyihe rero? Uyu muyobozi dusanzwe tuganira ibintu byinshi bijyanye n'imishinga yacu birumvikana, ariko uyu munsi nibwo yantangarije amakuru nsanga ntabwo ndi buyihererane. Nsanga babandi mumaze iminsi mutukwa mubwirwa nabi, abandi babaca intege, abakubwira ngo payisa amafaranga, ukuri kwivugira kuzajya gukomeza kugende hanyuma gutange n'umusaruro. So murabona rero ahangaha mu byo twatangiye tuganira, yabanje kunyemeza yuko mu gihugu cy'iwabo cy'Ubuyapani, aha yambwiye ngo hello, preparations for mainnet are finally progressing. Even in my country, the movement regarding crypto asset is very, very active. So byumvikana ko we mu gihugu cy'Ubuyapani imyiteguro ijyanye n'uko bagomba guhuza imikoreshereze y'amafaranga y'ikoranabuhanga nk'uko tubibona no muri za Amerika n'ahandi. Murumva ko isi yose cyane cyane n'ibi bihugu bifite ubukire, bifite ijambo rikomeye mu by'ubukungu, urumva ko nabyo byinshi byiteguye kuba bikoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane ko byagaragaye ko aya mafaranga yandi asanzwe bills zisanzwe zigenda zigera ku iherezo rwose. Ibihugu
byinshi nyine n'ubundi bikaba biri kuba bigenda byitegura kwinjira mu ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga, ko basanze ari uburyo bwiza butuma bije z'ibihugu zitangirika cyane, ndetse kandi bagasanga niho hantu hafitiwe icyizere kuri ubu aho ibintu bigeze bitewe n'ingamba n'ubundi zigiye kubakirwa. munazi ko n'iriya KFS ubwayo izaba ari umutekano w'abantu bose bazakoresha amafaranga ya digital asset cyangwa cryptocurrency. Yes, aha ngaha rero yakomeje avuga ngo today is the day when Bitcoin is crashing, but from now on the world money will be completely digitalized. So this Pi network project will be a very important position in the process. ngira ngo mwabyiyumviye mwabyiboneye, we icyo agaragaza ni uko atekereza ko ibihugu hafi ya byose n'ubundi ku isi nta kindi kintu n'ubundi bitegereje bitari uguhuriza hamwe, kwemera cyangwa se kuzajya kwadabuta amafaranga ya Pi network, kuko ni amafaranga n'ubundi afite agaciro. uyu munsi twavuga ngo isi yose irayategereje, itegereje itegeko gusa riyahesha agaciro. abacuruzi, abashaka serivisi, ibyo byose abantu barabyiteguye cyane. ngira ngo wenda hari ifoto ntiriwe nshyiraho hano, ariko hari ikinyamakuru kimwe nkunda gukurikiranaho amakuru n'ubundi avuga ibintu by'ingenzi bishingiye kuri aya mafaranga y'ikoranabuhanga, ariko naratunguwe ejo bundi isanze cyanditse ngo abantu benshi bakurikiranye ngo Pi network ku isi ngo bafite expectation y'uko ngo Pi, ngo nako barebeye mu masisiteme agaragaza agaciro ka Pi network, ngo basanga izarocingwa ngo iri ku $100 ngo ugereranije n'izindi coin. noneho ikintu nakuyemo gikomeye cyane, abo banaliste urumva bo ntabwo ibya GCV, ubundi GCV ni iyacu, ni iya community, ariko abanaliste bo bavuga iby'amakripto asanzwe, iby'andi macoin asanzwe. ubundi nta coin baratinyuka kuvuga ko yahera ku $100 izamuka. icyo nicyo kintu cyantangaje, ahubwo ndavuga ngo ni gute Pi network yo bayikekeye kuvuga ngo izaza ku isoko iri ku $100. ubundi izindi coin zose bavuga ko itangira kuri 0, itangira ku $1, itangira kuri 2, itangira kuri 5, ariko Pi network yo bayigezeho abo bahanga baravuga ngo barakeka cyane ngo yuko ishobora kuzatangirira ku $100. urumva bo nyine bayihaye agaciro bakurikije n'imirindi babona. urumva ibya GCV byo ntabwo baba babigiyeho cyangwa babivuge, ariko nyine abo tubiziranyeho twese, community rusange ku isi irabizi neza ko Pi ibyifuzo by'abakominote bayo, yaba abacuruzi, yaba ari community yayo rusange, yose yiteguye kumva agaciro ka Pi mu bicuruzwa, ndetse kandi gashingiye kuri kiriya giciro cyangwa iriya value bihabwa. cyane ko iriya value ni value izaba yakoreshwa mu bintu byose bishingiye mu bucuruzi ndetse na serivisi. niyo mpamvu Pi igira agaciro, cyangwa se yitezweho kuzaba ikintu gifite agaciro kinini, utirirwa ujya kuvunjisha mu yandi mafaranga cyane kuruta uko uyabonamo serivisi. Yes, ngira ngo rero mu kiganiro twakomeje tugirana, murabona hari byinshi twaganiriye, wenda ntabwo ibintu byose umuntu abivuga hano, ariko icyo duba dushaka kuvuga gusa ni ukugira ngo dukomeze mwebwe ba bantu mugeraho mugahura n'ababaca intege, ababwira ngo ni bya bintu se bya Olivier, ni bya bintu bya OTC, ni bya bindi bya babandi, ntabwo ni bya bintu byacu, si bimwe bya OTC, ahubwo ufite Pi network ayifite nkuru. Yes, nyine nkuko twayiho tubabwira rero, birumvikana ufite Pi network uyu munsi ayifite nk'agaciro k'amafaranga menshi cyane yitezwe mu gihe kiri imbere. ni ukuvuga ngo Pi ntabwo uyifite nk'ikintu gusa giciriritse, ahubwo uyifite nk'agaciro uyu munsi katazwi, ariko kari muri expectation y'amafaranga menshi utazi n'umubare wayo uyu munsi. So byumvikana rero ngo Pi yawe nubwo yaba imwe, nubwo yaba ebyiri, nubwo zaba 3, uzirinde cyane kandi uziteho, wirinde ibintu byose bishobora kuba byakwinjiza mu ngaruka zatuma uzitakaza. Yes, nkuko nyine tubibabwira rero,
mu kiganiro cyacu twakomeje tugirana, urumva twageze byinshi tuganiraho, ariko ahangaha we yakomeje muri byinshi twakomeje tuvugana ku bijyanye n'uburyo bwo gukura ibicuruzwa muri kiriya gihugu cy'Ubuyapani, cyane cyane ko murabibona mu byo twaganiriye harimo ibicuruzwa bitandukanye biri muri kiriya gihugu, harimo ibicuruzwa bya elegitoronike, harimo ibicuruzwa by'amamodoka, harimo ibicuruzwa by'amafurnitures, intebe nziza, utumeza twiza, ibitanda byiza, ibintu byose bya original. Urazi ko nawe uyu munsi iyo bakubwiye ikintu cya original bavuga ko ari icyavuye mu Buyapani, ngira ngo iyo ikintu bakisi Ikiyapani ho rwose umanika amaboko, ntabwo ujya wirirwa ujya no kudiriringa usakuza, ubuzi ko icyo kintu ari original. Ni nayo mpamvu uyu munsi mujya mubona amamodoka menshi cyane abantu bakunda nyine ni ay'uruganda rwa Toyota, kuko bazi ko byanze bikunze. Nawe hano yabinyibwiriye arambwira ati ariko urabizi ko uruganda rwa izina ikintu kivuye mu Buyapani cyangwa se ikintu cya Toyota urabizi ko ku isi kiba kiremereye gifite izina. Nanjye ndabimubwira ati ndabizi cyane. So rero murumva ko ni amahirwe menshi dufite. Ibi ngibi iyo tubivuga tuba tubivugira mu izina ry'abantu bose badukurikirana, nubwo twaba turi Head GCV Ambassador, ariko turi Head GCV Ambassador ku nyungu z'abantu bose badukurikirana cyangwa se duhagarariye, kuko uyu munsi amasoko menshi naboneka rwose nta muntu ukeneye serivisi cyangwa igicuruzwa runaka uzakibura kandi afite payi ziwe. Dutekereza ko ariyo mpamvu muba mubona twagura imikoranire igendanye no kubaka structure ya GCV. Uyu munsi iyo tubabwira ngo GCV iri kubakwa ku rwego rwo muri Afurika kuva hejuru kugera hasi, ni uko ibi byose biba biteganyijwe ngo wa mupayoniya ukeneye serivisi, ukeneye igicuruzwa runaka, ese najya kugikenera bizamutwara izihe mvune, bizamutwara izihe mbaraga kugira ngo kigereho. Niho rero usanga ko wa muntu ntabwo azavunika cyane, kuko azaba afite abantu bamwegereye. Ngira ngo iwacu mu Rwanda tugira slogan nziza ivuga ngo umuturage ku isonga. Hano naho rero dushobora kuzaba ngo umuntu ufite payi ku isonga, kuko niba ufite payi yawe ukeneye igicuruzwa birumvikana ko ntuzakibura, ntuzabura serivisi. Kandi mubona isi yose irahagurutse, iracanye ku maso, itegereje yuko amasoko afunguka, open mainnet iba, nabo bagatangira kuduha ibicuruzwa cyangwa amaserivisi bitandukanye. Yes, ahangaha rero muri byinshi twaganiriye, urumva twavuganye ku bijyanye na shipping. Kuri shipping ho yambwiye ati ubu ngubu urabona iriya bita FedEx, nanjye murazi ko mfite company ikora ibya logistique cyangwa se shipping yitwa Kigali Hot Market Limited, ariko iyi FedEx ni imwe muri company ikora ku isi hose ikomeye, gusa nyine serivisi zayo urumvikana, kubera iyo ikintu gifite izina hari n'igihe kiba kiri expensive more, ariko uko byagenda kose urumva ni company nayo isavinga ku isi hose mu bijyanye n'ubwikorezi, yaba ari mu bwikorezi bwo mu mazi, yaba ubwikorezi bwo mu ndege, bwo mu kirere. So aha rero ubwiwe yahise anyibwirira ko mu bisanzwe there is partnership with the global brand FedEx, DHL, etc. So urumva yampaye ingero z'abantu z'ibigo bibiri bakorana, hari DHL, hari n'ira FedEx. Ziriya zose ni kampani zikora ubwikorezi cyangwa zikora logistique ku rwego rw'isi. Aha rero murumva impungenge ziri zero. Ibi iyo tubibabwira ntabwo tubibabwiye ngo twirate ubutwara, ahubwo tubibabwiye ngo tunabisengere. Niba ibi bintu koko umuntu atinyuka akabikwibwirira, ari umuyobozi, ari umuntu ufite ijambo rikomeye, ari umuntu uri muri experience n'ubundi yizi business, kuko muri byinshi twaganire ntabwo byose twabizanya aha. Urumva ni umufatanyabikorwa w'inganda zo mu Bushinwa, urumva ubwiwe ni umuntu usanzwe akora aka kazi. Ngira ngo tuba twashatse kubaha amakuru mutaza kuvuga ndabizi hari abahatazi bashobora kubanyura hano bateye review badutuburiye, twabwirwa n'iki kuwo muntu. Ngira ngo hano hari ahantu mubona nanditse hano, namubwiye ngo we have a haga market of Japanese cars Toyota. Nambwiye ati hari isoko rinini tuzaba dufite muri Afurika rijyanye n'izi modoka. Ngira ngo murabona ko yashyizeho
yashyizeho agakumwe n'ifoto ye nubwo mutayibona neza, ariko murabona ko atari umwirabura, uriya ari rutuku kabisa bimwe tubyita. ngira ngo aho tuba tugira ngo dukuremo ba bandi b'abahatazi batemera cyangwa bamwe bashaka kwemera bameze nka Thomas. Uyu ni umuzungu mwenyewe kandi ni umuyobozi tuziranye, dusanzwe tuvugana, dusanzwe dukorana, dufite n'ibikorwa bya GCV mission ku rwego mpuzamahanga tubanamo. So urumva rero kuba yaduhaye amakuru nuko tukayazanira abanyarwanda n'abandi bose bumva ikinyarwanda, nuko tuba tugira ngo nababwiye ngo intego y'ibi kuba ari ukugira ngo turemeshe abantu imitima. Kuko uyu munsi umuntu ushaka kukwiba payi zawe ahera ku ntege nkeya zawe ufite, ahera kukumva wihebye, ahera kukumva wowe wamaze gufata ibyo ufite uyu munsi by'agaciro ukabigira ubusa. Aya makuru tubaha turabizi ngo ejo nabagirira umumaro, muzabyibuka, muzavuga ngo Otis Group yaratwubatse, yaduhaye amakuru, yadufashije kurinda ibyacu, idufasha kubyiga no kubitunga. So ngira ngo rero ako kazi twaragakoze kandi n'ubu turacyagakora. Ntekereza ko umuntu wazamukanye na Otis Group imuha amakuru uyu munsi ntacyo yakwicuza ku bijyanye n'ubumenyi, ku bijyanye n'amakuru y'ingenzi, kuko ibyo tubaha kenshi twebwe nababwiye ngo tugerageza gushakisha ya makuru ari fact, afite ikintu ashingiyeho kugira ngo avugwe. Ngira ngo rero ubu promise twashoje ibiganiro iri confirmed. Ngira ngo muri byinshi yanyemereye ko yaba ibijyanye n'ibicuruzwa bya furniture, ibicuruzwa biri electronics, ibicuruzwa by'amamodoka. Ku mamodoka rero twahageze, urumva nyine hari ukuntu umuntu usa nkaho agukuye mu nzozi akahita akubwira ngo none ubwoko bw'imodoka wifuza ni ubuhe. Ngira ngo rero navuze izo nibuka, ahari ubwo nawe izo wibuka uze kuzishyirira hariya muri comment zo mu Toyota rwose tuzabakorera urutonde. Ngira ngo urabona promise namuhaye hariya nanjye namubwiye ko hari igitabo fete n'ubundi njya nkora, ariko ntabwo mbona nabishyizeho hano message giye namuhaye nyinshi ntabwo nazizanye, ariko mu byo namubwiye wenda ntiriwe ngarura hano, nuko namubwiye ko hari kataloge y'igitabo n'ubundi tuba twarakoze cyangwa nkunda gukora, ko no mu Bushinwa no ku isoko ry'Abashinwa twarabikoze ibitabo nka 3, n'irya Philippine turabikora. So urumva no kuri isoko ry'uyu mu Buyapani naho turateganya ko tugomba kubikora nk'uko yabibyifuje cyangwa se natwe twabyifuje, kugira ngo tworohereze imikorere n'imikoranire muri kiragihe. Nawe icyo twavuga rero nuko wenda mu rwego rw'amamodoka yambaye hafi nibutse aturuka wenda mu kiriya gihugu cy'Ubuyapani, namubwiye nk'amate XL ya Prado, mubwira ama RAV4, mubwira ama V8, mubwira ama Toyota Vigo Hilux. Ngira ngo ayo ni amamodoka n'ubundi uyu munsi ahenze, nta modoka n'imwe muri izo ngizo wabona. Ngira ngo wenda bakurikirana ibiciro by'amamodoka aho bigeze ku isoko, muri izi modoka zose mvuze, uvuga ngo ni imodoka nshya ushaka kuzana, nta modoka iri munsi ya $45,000, kuko uhereye kuri RAV4 nziza igezweho uyu munsi, RAV4 nziza igezweho iri muri $45,000 iya makeya. Noneho ugeze muri Vigo nziza zo zigeze muri $70,000. Hanyuma ugiye ukajya muri TXR Prado, ziriya zo zigeze muri $180,000. Ugiye muri Vigo zo ni $100,000, nako V8 nyine ni $100,000, ho ngira ngo niho ziri cyangwa zirenga. Ariko abantu bazi iby'ibiciro by'amamodoka wenda mubizi no kundusha, kimwe cyo murumva yaba ari spare part, yaba ari amamodoka, mbese mwebwe tumayininga ariko tunabisengera, tunabishyizeho umutima kandi tunabyizera. Amasoko yarahari. Ngira ngo niba uyu munsi
turi kubaka uru rwego rwa GCV Ambassador, tukarwubakana n'ibikorwa bifatika, tukarwubakana n'amakuru afatika n'abaparteneri bafatika, nuko ibintu bitari amagambo, nuko ibintu mu cyifuzo cyacu ari uko byazaba ibintu bifite umurongo muzima. Yesu numva rero amakuru aba ari aya ngaya, hari n'andi menshi aba ahari, ariko tuzajya tugenda tuyaganiraho buke bukeya. Kimwe cyo mwamenya gusa nuko niba ufite payi zawe, irinda abajura, irinda abakwiba, menya ko payi ari ikintu gihenze, menya ko atari ikintu cyo gukiniraho. Hanyuma twahawe amahirwe, twese murabizi, twahawe amahirwe yo kugira ngo abantu bacu bari baramayininze ariko bakaba bari bagiye kubafungiraho, twongerewe amahirwe yo kuvuga ngo tubafashe cyangwa se tubibutse bite ku byabo, cyane cyane ko tubabwira ko konti ya payi ni iy'umuntu, ni bizinesi y'umuntu. Kabona burya nubwo umwingingira kugira ngo akore ibyiwe, ariko ni bizinesi y'umwingingira. Niyo mpamvu uyu munsi payi niyo yitwa amafaranga. When payi is called money, nta muntu n'umwe uzaba yapfa no kukureba gutya irihumye ku mafaranga yazaba abitse. Byumvikana ko rero uyu munsi payi iracyitwa ibintu nyine, iracyari amabiya bakinnye, abo kubwira ngo bamaze gukina ngo 2 cyangwa 3, baracyumva ari nk'amabiya bari gukina. Ariko igihe azaba yamenye ko payi yururukije imodoka, akamenya ko payi yururukije igitanda cyiza, akabati keza biri guhahwa muri payi, akamenya ko yabashije kubona inzu, akubaka inzu ya etaje nziza bivuye muri payi yamenye, uwo muntu ntugire ngo uzaba ukimukinisha kuri payi ze. None uyu munsi hari ubikiniraho kuko nyine umwe we yamenye amakuru, undi we ntarayamenya. Uwayamenye ninde? Uwayamenye ni wa wundi ukurusha no kubikora, ukurusha no kubikurikirana, ukurusha no kuba yabigukorera ibyo utazi, ariko rimwe na rimwe akaba yanabigukorera ahita anakwiba, kuko nyine arabizi ko ukibikinisha, arabizi ko ukibifata nk'ari ibintu biri aho ngaho. Hari utari kubikinisha, hari ufite ijisho ryamaze kureba kure cyane, mu gihe wowe ukiri kureba muri metero imwe, ari uri kureba mu birometero 10, wowe wahagejeje ijisho. Wowe rero ukaba ukiri kureba ibiri n'aha ngaha hafi aha, undi we ijisho rye ryarageze kure mu kwitegereza no gushishoza agaciro k'ibyo arimo. Gusa mba numva ko abagiye bakurikirana OTC Group uyu munsi inama twagiye tubaha, ibitekerezo dutanga, amakuru tubaha, ngira ngo ukurikirana OTC Group wese uyu munsi navuga ngo ntago azagenda amaramaye, wa mugani w'abavandimwe b'abarundi, ntago azamaramara, ntago azagenda nyine nk'umuntu wabuze icyo afata, wabuze iburyo cyangwa ibumoso. Ni ukuvuga ngo niba ukurikiranye amakuru neza, ukaba ushyira ku mutima uyu mushinga, turabizi neza ko ntabwo uzagira impungenge na nkeya, kuko uzaba ufite amakuru nawe ahagije. Gusa icyo twababwiye n'ubu tugikomeje, naravuze ngo tuzaba tugishyira mu matangazo yacu ashoboka, kuko twasanze hari abifuza ubwo bumenyi. Twababwiye kenshi ko ku bantu bifuza kwihugura, uyu munsi ibi bitabo turi gutegura cyangwa silabisi turi gutegura igizwe na paje hafi 200, ni paje zigeze hafi muri 300 z'iki gitabo. Ubwo umuntu agomba tumuhuguraho cyangwa azasoma byibuze mu minsi 45. Ni igitabo cyacu, ni icya kampani, ntabwo ari igitabo duha umuntu, kuko ni igitabo kinini ntabwo tugitanga gutyo gusa. Umuntu akigiramo akagifatiramo amanoti, cyangwa se akagenda afata iby'ingenzi mu makuru akigize, cyane cyane ko ni igitabo kigizwe na paje n'amashapitire 12. Harimo ibintu byinshi rero by'ingenzi. Ku muntu wabyihugura neza, ashobora kuzabyihugura avamo nawe agenda atekereza ukuntu yazubaka bizinesi ye y'ubucuruzi, yazubaka, kuko twigishamo ukuntu amasoko ya e-commerce avuka, uko akora, uburyo bwo kuyashinga, uko avuka, serivisi uzayatanga. Muri makeya ushobora kuzihugura ibintu byose byatuma nawe ubwenge bwawe bukanguka, ukava muri analog ukinjira muri digital, kumwe babivuga. Ibyo rero ni umuntu ku giti cye uyu munsi ushobora nabyo kubiha agaciro, ukumva ko aho tugeze ubumenyi nabwo buba ari ingenzi. Iyo ufite ubumenyi, ikintu wakihuguye nabwo biragufasha. Rero ntabwo ari bya bintu biba biri mu kirere, ukuvuga ngo usinyana amasezerano
na kampani yacu nyine y'ibyo ugiye gukurikirana, y'ibyo ugiye kwiga kwihuguraho, ukaduha na gahunda yawe cyangwa se tukakwereka gahunda ihari, wowe uhitamo amasaha yawe. Uravuga ngo amasaha yanjye nzihugura wenda kuva mu gitondo, cyangwa se nzaboneka mu gicamunsi, cyangwa mboneke nimugoroba, cyangwa se nzaboneka muri weekend, cyangwa se nzaboneka naje, cyangwa se nzanaboneka ari online, nzihugurira online ntiriwe mpagera. Ibyo byose rero umwanya Otis Group yarawubafunguriye, yarawubahaye. Umuntu wese ni ku giti cye wumva ari interese no kwiyungura ubumenyi no kwihugura ubumenyi, kuko ibi bintu byose twarateguriye ni ubumenyi bujyanye n'igihe tugezemo, ni ubumenyi bujyanye n'iri koranabuhanga, ni ubumenyi bujyanye n'amakuru utarigeze wiga ahandi. Kuko uyu munsi ntabwo wavuga ngo ibi ngibi twihuguraho twese n'ibyo tuba twaragiye dukura muri experience, tukanabihuza n'ubumenyi buri ku isoko n'aho ibintu bigeze, mu buryo bwo kuba nyine nawe wakwiga kwigira, kwishakira umurimo. Ibyo byose rero urumva ni mu bumenyi ugomba kubanza gufata uyu munsi. Ni amahirwe menshi kuba payi y'ubwayo already niba igiye kuba amafaranga cyangwa se iriho iteganya kugira ngo ube ubucuruzi mpuzamahanga. Ni byiza kuba nawe waramaze kwihugura, mu mutwe wawe wanahateguye, ufite level intelligence y'ubu bumenyi. Kwihugura nicyo bisobanuye. Twese tuba twarabikoze, natwe abaduhuguye, hari ubumenyi natwe tuba twarashatse kugira ngo tubigereho, tube dufite n'amakuru, tube tumenya no interactinga na international business nk'izi ngizi. So rero ni umuntu ku giti cye uyu munsi ushobora kubitekereza, kandi ejo n'ejo bundi biba byazamufasha. Ariko iyo gahunda birumvikana iratangirana n'izi tariki 6 z'ukwa kabiri, niho nyine abifuje ko bakwihugura tuzaba dutangirana nabo. Hanyuma tugenda rero tunagana ku musozo w'amakuru n'ubundi twari twabyukanye, ntabwo twareka kuvuga kuri iri tangazo rigaragaza agaciro ka migration ziri gukorwa. Migration ziri gukorwa, ngira ngo muri kubona ko nta nubwo biri bugere ku itariki 10 bitaraba miliyoni 10 za wallet zibonetse. Noneho ushobora kwibaza ngo se uyu muvuduko we usobanuye iki? Mwibuke ko hari target ya miliyari 100, hari target ya miliyoni 100 z'abapioneers. Urumva miliyoni 100 zimacingana naki? Zimacingana na miliyoni 10 z'amawalet. Urumva nabo baba barakoze imibare. Ubwo urumva nufata miliyoni 100 ukagabanya miliyoni 100 ukagabanya miliyoni 10, miliyoni 100 ukagabanya miliyoni 10, ni ukuvuga ngo urabona ko buri mupayoniya ni nko bamuteganyirije payi 10. Sinzi iyo logique niyo muyumvise. Aba bagabo ni abahanga ku rwego rukomeye cyane. Urumva bo baravuga ngo tuzaroncinga payi dufite abantu bangana na miliyoni 100 bamenye uyu mushinga, ariko nanone dutange payi zingana n'izo ku mawaleti miliyoni 10. Ni ukuvuga ngo ubwo bafashe icyo kigereranyo cya miliyoni 100 ukagabanya miliyoni 10, urumva ko uhita ubona payi 10 kuri buri wallet. So ibyo ngibyo rero ubwabyo bifite imibare, donc bafite bafite statistique bagendeyeho nyinshi cyane mu kugira ngo iyi payi izajye ku isoko. Ariko nanone uko byagenda kose iyi mibare bagenda bahuza cyangwa bubatse ifitiye inyungu jewe nawe. Buri umwe wese uri muri uyu mushinga afite icyo yateganyirijwe cyiza, wenda uzakibona mbere y'abandi cyangwa uzakibona nyuma. Igikuru nuko nta numwe uri behind kuri uyu mushinga uzatakazwa. Buri umwe wese afite amahirwe angana cyane n'ayundi ku gihe cyose uyu mushinga nyine uzaba uri kujya ku isoko. Ikindi wenda tutareka kubabwira, kandi impamvu tubibabwira nuko muba mugomba kudufasha kubisengera ndetse no kugira ngo muduhe n'ibitekerezo
na motivasiyo ya twese ibikenewe. Ikindi twababwira ni uko n'ubundi nk'uko turi kurwana n'isoko ry'ibicuruzwa dushakisha amasoko nyine agomba gutanga ibicuruzwa muri ibyo bihugu bitandukanye, ariko turi no muri gahunda n'ubundi igendanye na shipping, kuko shipping nayo ni ikintu ubwacyo kizaba kigomba kubaho. Ariko murabizi ko na kampani z'amashipingi zirahari ndetse wenda se n'ayo mayikamasi arahari, ariko muri competitive ya bizinesi y'ibintu, iyo serivisi zihari ku buryo bworoshye, iyo ibicuruzwa bihari ku buryo bworoshye, ni ukuvuga ngo buri umwe wese bizinesi imuryohera kurutaho, cyangwa se akazi gakorwa karoroha kagenda neza. Niyo mpamvu rero hari kampani n'ubundi nayo idiriringa na bizinesi z'ubwikorezi, nayo wenda igihe bizaba byakunze byaciyemo neza ntituzareka kubaha amakuru, cyane cyane ko ubwo nabyo tuba turi mu biganiro nayo, tuba tugira ngo turebe ngo ejo ho biragenda gute. Niba babitwemereye rero nabyo tuzaba tubibaha mu makuru yacu ataha, cyane cyane ko ni za nyungu za twese nyine tuba tuvuga ngo tuzikurikirane, ejo umupayiniya wese azisange umushinga amazemo imyaka 3, 5, 6 twese tuyimazemo, uzavuge ngo cyagiye ntabwo naruhiye ubusa, ya makuru Otis Group yampaye yambereye ay'umumaro. Birumvikana rero ni byiza byinshi biri imbere. Ikindi dusoza tubabwira ni uko urwego rwa GCV turacyabakangurira kurwitaho, kurwubaha. Ngira ngo muri ripoti baduhaye ni uko hari uturere twinshi tumaze kubona aba GCV ambassador baduhagararira. Ngira ngo uturere dusigaye tudafite aba GCV ambassador turacyahari twinshi, harimo za Gisagara, za Nyaruguru, za Kicukiro. Ngira ngo umuyobozi ubishinzwe wenda ubutaha narayampaye amakuru neza nzayazana, noneho babandi bumva bakeneye nabo kuba aba GCV ambassador bujuje ibisabwa. Twababwiye ko kuzuza ibisabwa rero ntabwo ari umuntu ubonetse wese, ni umuntu byibuze n'ubundi ubusanzwe afite team, ni umuntu uba usobanukiwe byibuze afite amakuru y'ingenzi ku bijyanye na GCV, ni umuntu uba warasomye biriya bitabo bya GCV, kuko n'ubundi nta muntu baha position yo kuba GCV ambassador atazakora n'ikizamini cyangwa atazanyura muri test kugira ngo bevaluatinge level yiwe yo ku bijyanye no kuba yahagararira nyine iyi GCV aho ariho hose, level iyo ariyo yose. Uwo muntu aba afite agaciro, kandi iyo pozisiyo ahawe ibibarwa nk'ikintu gikomeye. Twarababwiye ngo ku muntu wasomye neza road map y'uyu mushinga isobanura byinshi cyane, harimo n'amakampani cyangwa se aba volunteers bakoze akazi nk'ako GCV yakoze. Ngira ngo GCV management ku isi yakoze akazi na ko timu izahora yishimira, ishobora no kuzaheraho yubaka n'ibindi bishingiye kuri Pi community, cyane cyane ko murazi ko uru rwego rwa GCV ni urwego rwatowe n'Abashinwa, runashyirwaho n'Abashinwa, nibo baruhagarariye, kandi Abashinwa nyirizina n'ubundi biteguye cyangwa se bafite muri gahunda zabo suruse y'ibicuruzwa ku isi. Muzi ko aribo cyane bafite iracano yitwa ecological development, ubushize ndumva narabigarutseho. So byumvikana ko rero kugeza uyu munsi kuba bafite ijambo rinini cyane ku giciro cy'uyu mushinga, bafite ijambo rinini ku bijyanye no gushyira ku mugaragaro agaciro, biyumvikana kugashyira ku mugaragaro nuko ibicuruzwa bizaba biri available. So ibicuruzwa rero nibiba biri available, birumvikana n'igiciro kizaba cyoroshye cyane kucyumva no kugikoresha. Ndumva amakuru yose agendanye na GCV twarababwiye. Iryo ryari itangazo twabahaga gusa ngo umuntu wese wifuza kuba yahagarara urwego rwa GCV ambassador aho yaba ari hose, ngira ngo hari umuyobozi ubishinzwe ni Samuel, twaramubabwiye niwe head GCV ambassador w'u Rwanda, Sebagande Samuel. Ariko ushobora utamubonye, ushobora kunyura kuwo bita Fisto
Fiston niwe witwa Ecological Development, hari abamuzi. Ngira ngo hari na online conference twenda kuzakora nka zimwe tujya dukora zo ku rwego rwa Afurika za online, twenda kuzabatumiramo bose, muzagenda mubamenya kugira ngo nukenera n'amaserivisi agendanye n'ibyo bakora cyangwa se inshingano bafite bitazakugora. Hari na Munyaneza, we mumaze kumenyera cyane, Munyaneza Moses, ngira ngo ni umunyamakuru mwiza cyane, na Fiston ni umunyamakuru. Ni abantu bafite kariyeri yo muri journalism, ariko bafite n'inshingano uyu munsi cyane muri ibi bijyanye n'uyu mushinga wa P-Network, yaba ari mu Rwanda. Munyaneza we ni no ku rwego rwa Afurika. Byumvikana ko rero ni imbaraga zacu twese, ni ugushyira hamwe twese, ni ya maboko yacu twese hamwe tugomba gukomeza guhuriza hamwe, tukubaka, tugateza igihugu cyacu imbere, hanyuma umunyarwanda ku isonga, ibyiza byose, serivisi nziza zigakomeza kuboneka, twiteza n'imbere, twubaka n'igihugu cyacu. Hanyuma rero amakuru nk'aya n'ubundi aba ari akagaruka. Reka gusa dusoze tukubwira ngo n'ubundi uba ushobora gukora ya subscribe, tuba tuyigusaba cyane. Iyo ukoze subscribe uba ugaragaza yuko icyo kinyamakuru wagihaye agaciro kandi kiguha amakuru ukeneye. Ibyo natwe rero biduha izindi mbaraga zo kuvuga ngo dufite abantu dukorera kandi baduha agaciro. Ariko nyine aho mugejeje mukora namwe turabashimiye, kandi dushimiye Imana muri rusange, byose ibidushoboza kubigeraho ikomeze ishimwe, n'ibindi biri imbere izabidushoboza, kandi turizera ko amakuru nk'aya yo n'ubundi nakagaruka. Hanyuma rero jye yari Olivier Ndatimana Head GCV Africa Ambassador, turabakunda cyane. Ibindi biganiro ni Isango itaha. Ciao ciao, bye bye.